Hello guys, nongeye kuguha ikaze. Uyu munsi muri iyi video turaza kuvuga kuki. Uyu munsi muri iyi video nta kindi turi buvugeho uretse kurebera hamwe uko wafungura akaunti kuri Payoneer. Ushobora kuba wibaza ngo rero Payoneer ikora iki cyangwa se nzayikoresha iki? Payoneer dushobora kuyifashisha tubikuza amafaranga kuri TikTok. Amafaranga yo kuri TikTok ahangaha ndi buvuge ni amafaranga wakoreye muri live. Kwa kundi ujya live abantu bakaguha ama gift ugakenera kuyabikuza. Hari abantu bajya bibaza ngo ese ayo mafaranga nakoreye aramutse ari menshi nayabikuza nte? Ese yava kuri TikTok akajya kuri mobile money? Hari umuntu wibaza icyo kibazo, hari uwambajije icyo kibazo kibaza ati ese nayabona gute ndamutse nyafite? Niba rero ukunze gukorera amafaranga biciye muri live, Payoneer yabigufashamo. Hari uburyo bwinshi kandi bukoreshwa mu kubikuza ayo mafaranga abantu baba bakoreye kuri live bitewe na account bafite. Urugero, niba ufite UK TikTok ushobora gukoresha uburyo butatu. Hari uburyo bwa Payoneer, hari uburyo bwa PayPal aribwo bumenyerewe ku ma account menshi, hari na bank transfer mu gihe ufite bank iyo mw'icyo gihugu. Ubu rero kuri iyi account wenda yo mu Rwanda, tujye nko kuri balance n'urugero. Uzaza kuri TikTok, uzamuka hano hejuru, waciye hano hasi kuri profile, noneho ujye muri settings and privacy. Nugera muri settings and privacy turebera balance. Hano twace muri settings and privacy kugira ngo turebe amafaranga dufiteho, kuko account yo mu Rwanda n'izindi zo muri Afrika abantu benshi bakorera amafaranga kuri live. Murabona rero kuri balance mfite ahantu ngo kuri content rewards mfite amafaranga 17. Aya mafaranga aramutse ari menshi rero ushaka kuyabikuza bigenda bite? No kuvuga ngo uraza ugakora muri view. Turaza gukora muri view ngo turebe koko uburyo bukoreshwa kugira ngo ukore withdraw, ukureho amafaranga n'ubuhe. Nugera hano rero uzabona ko ahwanye n'amadolari 0.01 ya mafaranga twe dufiteho. Uzaza rero ukande hano kuri withdraw. Nukanda hano kuri withdraw urabona ko bahita bazana utuntu tumeze gutya. Nibazana akantu kameze gutya bazakubwira ngo add payment method. Ngwa ngo ugiye gushyiramo method wakoresha ugiye kubikuza. Noneho ubwo rero uzaza nyine ukoreho, uze kuri add payment method. Nuza kuri add payment method uzategereza. Numara gutegereza uzabona ko hano hari country and region, hariho payment method ya PayPal yonyine. Bivuze ko bigaragara gutya harimo location cyangwa se region yo mu Rwanda ugomba gukoresha PayPal ikora neza kugira ngo ubone aya mafaranga. Hano ushobora guhita wibaza rero ngo kutubwiye se yuko wakoresha Payoneer tukaba tubona uburyo bwa PayPal gusa kuri account zo mu Rwanda, byagenda gute kugira ngo nkoreshe PayPal? Biroroshye cyane. Uraza ugakora hano kuri country and region, hano ukaza ugakoraho. Numara gukoraho uzaza ushaka igihugu cyitwa Algeria, ubundi ukemeze muri ya country and record. Noneho ukore kuri done hano hejuru. Numara kwemeza kuri Algeria urabona ko bazahita baguhereza uburyo bubiri butandukanye aribwo PayPal na Payoneer. Nibyo rero naberekaga ko bishobora gukunda. Dushobora gushyiraho Payoneer. Reka rero turebe uburyo twafungura account kuri Payoneer nkuko video ibivuga. Nukuvuga ngo Payoneer uzaza muri Play Store cyangwa se hano ushakira ama application ushake Payoneer, downloading. Ushobora no guca kuri Google kandi ukajya kuri payoneer.com. Nurangiza rero kuyidownloading uzayizamo, dore app yayo nuko isa.
uzayizamo uyifungure Payoneer yawe. Numara kuyifungura Payoneer yawe uzategereza. Nimara gufunguka urabona ko hari ahantu hari sign in cyangwa se register. Hano hasi uzaza kuri register, tugiye kuba twahanga account. Nujya gutangira rero hari ibintu ugomba gukurikiza. Hari ahantu handitse ngo let's get started. First tell us a little about your business. Nuvuga ngo uzaza ujye muri individual running my own business. Uzajya ujye muri individual kuko ushaka kwikoresha nyine kuri TikTok n'ahandi kugira ngo wishyurwe. Numara kwemeza muri individual rero urabona ko hahita haza akabara k'umukara ku ruhande. Uzaza ujye kuri next. Nujya kuri next uzaza hano muri search usearchinge u Rwanda, kuko ari kutubwira ngo to get started tell us where you are located. Uvuga ngo uzandikamo u Rwanda urwemeze. Numara kwandikamo u Rwanda umaze kurwemeza rero uzajya kuri next. Numara kwemeza kuri next bari kukubaza ngo how do you describe your business. Uzaza ukore hano handitse ngo freelancer. Hano harimo utuntu dutandukanye. Kuri freelancer niho uzakora. Noneho nurangiza ujye hano handitse next. Noneho bari kukubaza ngo how do you like to use Payoneer. Harimo utuntu dutandukanye, naho uzaza wemeza hano handitse ngo to get paid by client or freelancer marketplace worldwide, then withdraw my funds or use them to pay supplier. Uzakanda hano handitse ngo to get paid, uhakanda uhemeze. Numara kuhemeza uzaza hano handitse next. Ndukore kuri next, barakuvuga ngo great, now let's get you set up with Payoneer. In the next step we will gather more detailed information about you and your business. Uzakanda hano handitse okay. Numara gukanda hano handitse okay, bazahita bakujyana ku rubuga rwa Payoneer cyangwa se website ya Payoneer. Tugeze hano rero no kuvuga ngo hano urabona nende gukoresha telefoni, hano nahise ntangira gukoresha computer, ariko byose ni kimwe. No kuvuga ngo step wowe ufite telefoni, step ndi bugende nuzuza nawe nizo uri bukurikize, kuko ngiye gukoresha computer kugira ngo biba ari binini bigaragara neza. Ubwo rero turaza kugendana kugira ngo bize guhura ibyo nkoze nawe ubikore ushyiremo amakuru ya nyayo. Reka dutangire rero twuzuze dukore Payoneer sign up. Uzaza kandi hari ahanditse ngo no my business isn't registered. Ni uzahera kara kantu k'icyatsi uzakuzuzamo hariya, uzakandamo muri no my business isn't registered. Ubundi utangire wuzuzemo amazina yawe. Hano rero handitse first name, uzandikamo izina ryawe ry'ikinyarwanda. Aha kabiri muri last name uzashyiramo izina ryawe ry'ikizungu cyangwa se ya mazina duhabwa n'amadini tuba turimo. Email address uzashyiramo email yawe usanzwe ukoresha uyandikemo. Iyo Gmail niba ari ukoresha. Aha kabiri hari re-enter, uzakora copy ya email yawe wongera uyandikemo. Yandikamo neza witonze. Hari ahandi hari date of birth, uzashyiramo igihe wavukiye. Nkwibutsa ko ibi byose bigomba kuba bihura neza n'ibyangombwa ufite ukoresha, urugero indangamuntu n'ibindi byangombwa byose waba ukoresha. Amazina ariho, amatariki n'ibindi ni ngombwa hano kuba ari byo wakoresha bikaba bisa. Uzakanda kuri next rero urangije kubyemeza, ubundi dukomeze.
hari ahandi turuzuza, urabona noneho hari aho bari kugusaba igihugu, uzaza ushake u Rwanda, uzamanuka muri ibi bihugu wemezemo Rwanda. Street number uzakoresha namba z'imihanda yo muri Kigali, uzaza urebe muri Kigali niba ariho utuye, uzajya kuri Google we washakisha umuhanda runaka mutuyeho ushyiremo, naho utaba hatuye ariko ukoresha umuhanda wo muri Kigali nta kibazo, ukaza ukawushyiramo, uzayireba kuri Google kuko amakode yayo aba ahari. Street number rero ubwo uzashyiramo umuhanda wo muri Kigali ubonye wari wose ntacyo biba bitwaye. Noneho city cyangwa se town uzaza nyine ushyiremo city or town, hano nshyizemo Nyarugenge Kigali, nabyo ntacyo bitwaye. Noneho tugeze kuri zip code mu Rwanda ntayo tugira, urashyiramo amazeru nk'atanu kugira ngo ubashe gukomeza cyangwa se iyo etape ubashe kuyirenga. Nitugera kuri mobile number urashyiramo nimero zawe za telefoni, ubundi nurangiza ukanda hari ahanditse ngo send code, hari hasi hari ahantu kanda handitse send code kugira ngo za nimero wanditsemo bakoherereze verification code uyishyiremo ubundi ukomeze. Uzakanda kuri send code rero urebe kuri telefoni yawe iyo code bakoherereje. Code umaze kuyibona nta handi wishyura uretse hari ahanditse verification code, uzaza rero uyandikemo iyo code baguhaye. Numara kwandikamo code uzakora kuri next, ibintu byose witegereza ko bihuye cyangwa se byanditse neza. Tuzahita tugera ahandi rero turi bushyiremo password tuzajya dukoresha twinjira kuri Payoneer. Uzashyiramo password, nkwibutsa ko password nziza ikomeye igomba kuba igizwe n'amagambo, utumenyetso n'imibare. Urugero ushobora kwandika ijambo ugashyiraho utubazo, utunyenyeri, uduki, ukongeraho n'imibare ukagenda uyicangacanga kugira ngo password ibe iri strong. Ubwo rero uzashyiramo password, ubundi ukore no kuri re-enter password, wongere password uyandikemo ya password wahisemo, wongere uyandikemo. Tuzagira ahandi hasi rero handitse security question. Aha ni nk'ibibazo baguha hano rero uhitamo ikibazo ushaka hasi ugashyiraho igisubizo. Ibi byifashisha mu gihe ugiye gukora nka recovery ya password, bakaba bagusaba nk'icyo gisubizo cyangwa se ibijyanye n'ibi wujujemo muri security question, bikaba byagufasha gukora recovery ya password yawe. Uruzaza rero mw'utu tubazo bari kuguha hano bo ubwabo baguhaye, wemezeho icyo ushaka. Nurangiza muri security answer uzashyiramo igisubizo ushaka wumva nyine uzajya wibuka. Niko uzabigenza kuri security question na security answer. Uzashyiramo igisubizo cyacyo rero witonze. Numara kucyandikamo hasi urabona harimo igihugu, hari ahandi hantu hasi tuzahita dushyiramo ID type cyangwa se national ID. Urabona ni national ID irimo indangamuntu, ushobora no gukoresha driving license, passport n'ibindi. Ndahitamo indangamuntu, imbere handitse ID number nshyiremo nimero zanjye z'indangamuntu, mbyuzuzemo neza nitonze kandi nitegereza ko ari byo bihuye n'ibyo mfite ku byangombwa byanjye. Umaze kubyandikamo neza, umaze kubyitegereza yuko bihuye, ugomba gukanda next, ubundi tugakomeza. Nitujya kuri next noneho tugiye kuzuzamo account, kutubwira ngo add bank account, withdraw n'ibindi bitandukanye. Hano rongeye nkoresha Equity, nuvuga ngo Payoneer ikorana na Equity. Hano rongeye kuzuzamo banke yanjye nkoresha ya Equity.
ndaza rero nshake kuri Google, uraza ugashaka Equity Bank Rwanda Swift code, kuko uraza kuyikenera na bank name n'ibindi bitandukanye. Uzaza rero ureba hano kuri Google uko izina rya Equity ryose ryitwa, official name ya Equity ni iyihe, Swift code ni iyihe, kuko byose uraza kujya ubyuzuzamo. Uraza rero bank name, urabona ko yitwa Equity Bank Rwanda PLC nk'uko bireba. Uze uyikopiye ubundi uyishyiremo hariya bank name, noneho hasi account number urashyiramo ya konti yawe yo muri bank. Ngo nduzuzamo konti yanjye yo muri Equity, ndaza rero nyuzuzemo nitonze ntibeshye umubare uwo ari wo wose. Ugomba kujya ubyuzuzamo witonze ureba ko ibintu uri kuzuzamo bihura. Numara kuzuzamo nimero rero zawe za account, uraza kuri Swift code, uragenda ujye kuri Google nyine ushake Swift code za Equity cyangwa se indi bank nyine waba ukoresha. Swift code ubundi uyikopiye, numara kuyikopiya uyuzuzemo. Uyuzuzemo witonze. Numara kuzuzamo Swift code uzamanuka hasi, umaze kubyuzuza uzemeza niba wemera no ma terms and conditions za Pioneer. I agree to the terms and condition, ubundi na pricing na fees n'ibindi bitandukanye bazajya bagukata ibintu nk'ibyo, wemeza ubundi ukore submit. Ubu no kuvuga ngo rero bari kubwira congratulation, nuwa ngo twakira account kuri Pioneer. Hambere application completed, hakabiri ngo review in process, you will receive an email confirmation within next several business days once your application has been reviewed. Nuwa ngo rero uzabona nyine email confirmation mu minsi izaza itambutse nibamara kugenzura. Hano rero dushobora gukora login tukareba nyine account yacu. Uzaza rero ushyiremo ya email wakoresheje, ubundi ushyiremo email na password, ukore login, sign in nk'ibisanzwe, winjire muri account yawe ya Pioneer. Ubundi ukore sign in. Mara gukora sign in uzahita ugera muri Pioneer, bazakubwira gukora two step verification. Hani igihe uba ushaka guha, uzakora kuri turn on, ushaka guha security cyangwa umutekano account yawe, ni ngombwa two step verification. Hano bazohereza code kuri telefoni yawe kugira ngo wemeze uburyo bwa two step verification. Uzagenda urebe iyo code rero uzemezemo hano. Ubundi numara kuzandikamo neza witonze uzakora submit. Ubwo no kuvuga ngo uburyo bwa two step verification tuzaba tubwemejemo kuri Pioneer yacu. Hari ahandi rero bari kutubwira ngo update security settings, strong security settings help to protect your account. Ni ngombwa rero ko buri account yose buryo bigomba kugira security cyangwa se umutekano ukaba uri ntayegayezwa kugira ngo abantu batazakwinjirira. Hano rero urabona ko hari ya ma security question n'ubundi ashobora gukenerwa mu gihe ugiye kuri coveringa lost password. Mu gihe wabuze password cyangwa se undi muntu washatse kukwinjirira, ibibazo urumva atabizi, ibi bibazo n'utu dusubizo ugomba kuba ari wowe ubizi kugira ngo nyine bihe umutekano account yawe. Uraza rero ibi bibazo byose nyine ushyireho ibisubizo, kandi uba ugomba kubibika nyine kugira ngo
uzabikenera mu gihe nyine wibagiwe password ukoresha kuri Payoneer. Ubundi ukore kuri change hariya, ubundi nurangiza ujya ahantu handitse hari code, uzuzuzamo code baguhaye kuri za nimero wakoresheje kuri security verification. Noneho nurangiza ukore kuri submit. No kuvuga ngo rero uzakora kuri done. Urabona ko rero akawunti yacu ifite sekirite n'ubundi buryo butandukanye, two step verification n'ibindi. Ubu ni uburyo rero naberekaga ufungura akawunti kuri Payoneer ukajya uyifashisha mu kubikuza ya gift reward muba mwabonye kuri TikTok. Ubwo rero wenda muri video zizaza tuzaba twareba uburyo uyihuza na TikTok ukaba wabikuza uramutse ufite amafaranga wabonye muri reward, kwa kundi baguha gift ukaba wayabikuza. Mwakoze cyane rero kureba ino video. Niba yagushimishije urakora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video ngushyiriraho kuri uyu muyoboro wa YouTube.